noneho reka mbanze nkubwire icyo ni ikibazo uratwite yego bitari imikino bitari ntabwo uri imikino gukina oya nta mikino irimo umva nyine mbanze nkubwire Mm. harimo icyo kibazo cy'uko ngiye namenye ko ntwite kandi mu by'ukuri mvaga ntabishaka ikindi kibazo gikomeye ndi kwibaza ahantu ndi buhere mbwira Mutabazi kandi nari namubwiye yuko ntwite mu mikino nyuma bikarangira akabona ko ari imikino noneho ubu byabaye seriye ndahera he ko byancanze muraho neza amahoro y'Imana abane namwe nyagasana akomeze abandindire ndashimira buri muntu wese uri hano ku bwanjye ku bw'urukundo ni ukuri kw'Imana muraba agaciro kuba munkurikira mu buzima bwanjye bwa buri munsi mpora mbasabira ibyiza ku Mana nsaba abantu imbabazi bambwiye ngo nakoze ngo prank ngo si byarangira ngo ntabwiye bamenya n'umugabo wanjye ngo ko ari prank nabakoreraga ngomba kwikosora ni nayo mpamvu uyu munsi ngiye kubereka ko mbubaha ngiye kwikosora ku muntu uri aha ngaha wundi ngiye gukorera prank Imana inshoboze anyitabe Imana inshoboze anyitabe ni ukuri ubundi ibyo mwansabye mbikore ibyifuzo byanyu n'inshingano zanjye kubishyira mu buryo muri kumva ari bize nyirimuwe Imana ishimwe bimeze bite bebe sawa sheri meze ute sawa meze neza ese utandukana n'umuntu nunamubwira ko wageze iwanyu amahoro shabyiwe rero umuntu agera afite akazi kenshi sawa mama akazi we nagezeyo ebana njya mu turimo ese ntiwagezeyo bwije shabase ntabwo ari cyane ariko ambutiyaje nawe urayizi yiremera ndabizi njye nageze iwacu zibura ibiri nasanze abana banjye banyibagiwe we bazanakwibagirwa ibyo wigize akaguru kanjye wagira ngo imbwa zarandigase ugomba kubahigira none se sha ko ngushaka ubu ndakubona mana yanjye ni amahoro se ni amahoro ibyo ngushakira ejo nashatse kubikubwira ntabwo bintunguye mbona ariko twayagaye n'izuba riri mu mujyi bitavamo izuba ryo ryihoreye ntabwo rizapfa rishize rero nimba ufite umwanya ngo tubonane nimba nkubwira kuri telefone simbizi mana yanjye rero sinzi nimba ndi buze mu mujyi ariko wambwira nta kibazo kuri fone nimba nta kibazo aho kugira ngo ubwire nkubeshye ngo ndaza cyangwa nzaze ejo usange ndakubeshye rero wabimbwira umva si wabonye prank nakoreye Mutabazi ndi kumubwira ngo ndatwite iyi narayibonye ari nyine byari imikino pe ntanda nari mfite nabikoraga mbizi ko ndi kumubeshya none se bari kuba ari ibyo ukabimubwira kuri ntabwo nari kubivugira hariya noneho nyuma nza kumva ntabwo umeze neza ariko nari mfite n'akagahunda ko kujya kwa muganga ndavuga ukuntu ntari kwiyumva neza bishobora kuba wenda ari umunaniro kubera ko ntaryama neza ngo nsinzire ndaza kujya kwa muganga kuri iyo gahunda yindi nyine nari mfite isanzwe urabizi tugira byinshi ndabizi noneho muganga wanjye ndamusobanurira amubwira ukuntu niyumva hari n'utuntu nabonaga ku bana tudasanzwe nyine ndimo ndamugisha inama nyine bakubwira noneho arambwira ibyo bintu ndi kumva ushaka kuba ubiterwa no kubera umunaniro cyangwa se kuba nyine wenda nimba hari nk'ikibazo wagize nyuma yo kubyara biriya kuntu warwaye n'ibiki byose ati ujye wirinda gutekereza cyane kuko hari imitsi numvaga itameze neza
noneho haranambwiye ati reka dukore na ecography turebe mu nda ko n'imyanda yashizemo nyine mbese ko umeze neza muri rusange. Hakaba hari randevu yari yamaye ngewe ndayica. Noneho urumva na mbere nakabaye naragiyeyo bakanyunyuza muri ecography akareba ko mu nda hameze neza. Ngiye ndangije ndatinda. Tubikora ubwo ngubwo ejo bundi. Arangije arandebera ahubwo arambwira ati ese wari uzi yuko utwite? Yes. Noneho reka mbanze nkubwira icyo ni ikibazo. Yego bitari imikino. Ntabwo uri gukina? Oya nta mikino irimo. Umva nyine mbanze nkubwira. Harimo icyo kibazo cy'uko ngiye namenye ko ntwite kandi mu by'ukuri mvaga ntabishaka. Ikindi kibazo gikomeye ndi kwibaza ahantu ndi buhere mbwira Mutabazi kandi nari namubwiye yuko ntwite mu mikino nyuma bikarangira akabona ko ari imikino, noneho ubu byabaye seriye ndahera he ko byancanze. Nyagasani, none se mumaze kubyara ntabwo mwigeze muganira na Mutabazi basi muvuga ngo tuzakomeza tubyare bizagera igihe iki n'iki cyangwa twifungishe? Ntabwo mwagiranye ikiganiro? Sheri reka nkubwire, twavuga ubundi kuva mbere ntaratwita twavuganye ko tuzabyara abana 3. Mwise baduhera rimwe, urumva byari birangiye. Ahubwo ikosa nakoze ngiye ubundi ngo iyo umaze kubyara ngo hari ukuntu bahita banagufungira ukazava kwa muganga byarangiye. Ngewe ntabyo nakoze. Numvaga ko barifungishije n'ukuri, nubwo nabyo kwifungira nubwo nabyo nabyo ari ikibazo, ariko basi mbara bivuganye n'umugabo nuko ari kubigenza. Ako nyine se byabaye byarangiye. Umva ikibazo. Ngewe muganga wanjye n'ubundi yari yabimbwiye. Ndamubwira arambwira nyine ngo nindangara ngo n'ubundi nzasama. Noneho ndaje ndamubwira kuko ngiye nameze neza nirwariye na hano hantu mwabaze n'ibiki byose ntabwo nshaka ibindi bintu bimbabaza. Arambwira ati noneho nimba wumva ko uzabicunga taha, numara kumva wowe mu mutwe wawe umeze neza uzaze tubiganire twumva uburyo twakoresha, ariko wanabyumvikanye n'umugabo wawe. Mutabazi we yari yarambwiye ngiye nimara kumva ameze neza mfite n'umwanya nzagende mbikore nta kibazo. None nyumvira. None se Mana Nyagasani, ese rero ni ukwibwira Mutabazi ikintu nk'icyo wakimuhisha? Nose ariko ari wagiye none se ubwo ndahera njya kumubwira koko. Nyine aho uhera no guhanira umugabo wawe sibise. Ndabizi. Rero ntago wabimuhisha. Rero ikibazo nk'icyo kirakireba umuryango. Ntago wafata washaka solution n'ikibazo uri wenyine kandi ufite umugabo. Nyine birumvikana biragoye, sinzi ko yibona byumve Mutabazi. Bije usubizwe nagira amahane. Mva ndabizi, ariko nyine aho ngaho ntabwo babikira amahane, ahubwo uramuzamukira isukari. Ikibazo noneho ashobora kongera akagira ngo ndi kumubeshya, sibyo? Ngira birumvikana. Noneho ikiza gihari mfite agafoto ko muri ecography. Ubwo nyine kukamwereka nyine. Ngiye mfite ubwoba, ikibazo nyine wakoze amakosa mwumvikanye kuzajya kwifungira wabikora, ariko nyine ni mwanzuro wumva wafata? Ngewe mva nkubwiza ukuri ntakubeshya, ndikumva nayikuramo kandi atarinze amenya ko natwise. Oya shana, none ibyo ngibyo ntabwo nabikwemerera. None se ubwo shanerewe yagukuramo inda wapishanira rega abana nyine ni umugisha, nubwo nanone kubyara bitateganyijwe nabyo ari imibare mikenya. Utumenya ko ari abantu bababuze. Umva nkubwire Sheri, ndabizi barababuze. Ukuramo inda se ubwo wavuga iki? Wagira umugabo ngo nimumuriremo inda? Umva nyine nkubwire, nose naguhora wumva abaganga babikora kwaje. Nashaka umuntu. Umva nkubwire, ngiye nashaka umuntu nkamutekerereza ukuntu bimeze, nkamubwira akamfasha kuko nakoze amakosa yo kumukinisha bimubwira, none byabaye byanyabyo. Akanwa kararema nyine wikozeho. Nikozeho nyine, none umva nawe rero oya kuramo inda ntabwo nabikwemerera nanone. None se uvuga ugize ikibazo nanone bikanga ko abimenya ukavugiza amakosa bireba yo gutwita ntibimubwiye bimuhishe, ukuyemo inda rero bigizeho ikibazo utabagarave kurushaho. None reka nkubwire ikindi kintu. None se ngewe noneho nshaka ukuntu mubwira, sibyo? Nindaza mubwire ariko
kuko n'ubundi twari twavuganye ko nta kubyara ndabizi ko bigoye nta nubwo nawe simbizi niba yanabyishimira kuko inshingano ukuntu zisigaye zimeze ndabibona umva sha byihorere ntabwo biza umwana arahenda umwana arahenda none ureba abo ngabo mufite ushishaho icyarimwe sha ibintu byose biba ari nyine icyarimwe hari abababuze ariko hari igihe nyine umuntu yishimira kuvuga ngo abana n'umugisha ugasanga umwana umwe hari ibyo atabonye undi hari ibyo atabonye nyine abana ntabwo bitaweho neza bagatangira kunywa amata arimo amazi menshi kugira nyine bakwire niye ugasanga rwose umwana nanone bibaye ibindi bindi ngewe mvure nkubwire ndi kumva namubwira nyine nkafusemanage numvaga nyine nabimubwira ariko nkahita namusaba ko inda tuyikuramo cyangwa nkajya kuri polisi hari Kacyiru nkababwira ni njye mfite abana 3 nabyaye sibyo nkanababereka hatajya ndi kubabeshya wenda baba banabizi nkababwira ntago nifuza kubyara undi mwana nagize uburangare bakabimfashamo nkakura bafasha abana bafashwe ku ngufu nyine ko ari ugufatwa ku ngufu wafashwe ku ngufu rero nuko nabyibuka neza ariko abaganga kugira ngo ukuriremo inda kereka abana bakurikirana amezi we ari mu mezi hakuba utwise wazabyara bafite umwaka rero biragoye kandi ikindi ntabwo wagenda wenyine aho ngaho ugomba gutwarwa wajyana n'umugabo nyine akabyemera ndi muganga so wakomera kujya mu bibazo bivuga ngo ukuremo inda umugabo adahari kandi ufite umugabo mana yanjye akundi gukuramo inda rwose ndikumva ntabwo ngiye kubikurura neza nese umva nkubwire sinahamagara mama we ngo mubwire ave Gisenyi ngo aze sibyo nanone ko no kumukora wafunze umukozi ukabibwira Mutabazi nyine niba ari gukubita urushya gukubite nimba mbese sinzi ariko urushyi rwiza yamondagura none se ubwo ngubwo oya ntabwo yaguhonderega uhonda umuntu kubera ibikosa bindi ubwo si yumva ugere kusa guhondera ko yakureba ahubwo bikamurenga byonyine ari wowe uzi ukuntu ubuzima bumeze byanze bikunze ko mu rugo bimeze ni wowe ubizi nawe nyine yakora akabona ahubwo ntunuzuye ufata barafite impinja bangana kuriya ukajya kugerekaho none wumva ikindi kintu ndi kwibaza ibaze nk'ubwo ngubwo nabo babaye nk'impanga kuko mfite amahirwe wenda yo kuba nabyara izindi mpanga ariko reka nkubwire nubwo yaba umwe aho ntabwo namushaka reka nkugire inama funga umukuru ubwire Mutabazi kandi nimba ikibazo n'undi muntu se wundi wabwira nyine wamuganitse mama wiwe ni paka kubwira mama we Latifa nawe nuko nkuko ari Gisenyi nta wundi muntu mfite nta wundi muntu mukuru wawe nawe uri hafi ibyo ntabwo ari ibintu byo guhisha umuntu mubana inda si ikintu washyira n'ubundi zagaragara wefunga umwuka ubibwire Mutabazi nyine wikozeho ujya gukora amapuranka nyine wirahuriraho ivu nawe wikozeho funga umwuka ubimubwire none se reka nkubwire waretse njye nawe tugapanga uyu munsi nimba bishoboka cyangwa ejo tugahurira ahantu nkamusaba nyine akazaza tugasangira saa 6 muri pose noneho tukabimubwira turi kumwe noneho yanjye nawe rero yajyane na filime turi kumukinira ngewe nawe yavuga ati ko muri abasazi yavuga ati soprano n'umuzireke uko ikintu bisaba birasaba basi umuntu mukuru wabibwiye nka mama wiwe sibyo wenda mu rugo abimubwira wowe akaba nawe ubimwibwirira wenda noneho ikibazo mama bari kure ikindi kintu yahita ambwira ati nigute uhamagara Mary ukajya kumubwira ikintu wamubwira ko nagize ubwoba bwo kubikubwira numvaga atari inkuru nziza ngiye kukubwira kuko dufite ibyo twumvikanye nyine nk'umugabo n'umugore wenda mana yanjye nawe ko nawe ugira amakosa shane nyine nuko byarangiye ariho yawivuga gutyo ngo ngira amakosa ni ibintu bishoboka reka nkubwire utifungishije uhora mu mujyi wirirwa ugenda warataramera neza n'ubu ngubu abikubajije nyine uko ubimbajije nawe niko yabimbaza noneho naba nawe uri kubimbaza gutyo we noneho yabimbaza ahari ari no kunkubita cyangwa yanarakaye wenda ibyo kunkubita simbizi ko yabishobora ariko ashobora kugira umujinya nyine nkamutera kuvuga nabi cyane gutekereza cyane nyine nibyo nkubwira igihe ushaka gutera umuntu umujinya agakora ikintu atateganyije mana yanjye rero kankubwire cyane nyine biragoye kubimubwira nawe kandi kubyumva ndamwumva even nawe kubyakira ndabizi ko bikugoye biragoye mu mutwe wanjye nta kintu kibereye ihangane ni wowe nawe ni wowe mugore n'umugabo ibibazo byanyu ubimubwire nimubuze umuntu uri bwicaze ngo bimubwire wicare bimubwire mushake igisubizo hamwe none se bibe kuba ndi kumwe nawe wa mugani ashobora kumva ko hafi aho ngaho hari kamera sibyo yewe nawe rwose yavuga ati ni ibiki yahita abona ko ari ibintu twamupangiye
rero niba mama wataza wowe wihangane nyine buri nijoro nataha amaze gutuza stress z'akazi kumukubita none umva nkubwire ngaho nyumvira none ugiye kumwongereza noneho nzi neza yuko baraye bavuganye bigenda nabi yari yirakariye nijoro nshaka nyine nanjye kuhita mubwira ibyanjye mbura ahantu mera ikindi sindi no kubasha kubibika nyine ari kumbwira se ko wahindutse nkamubwira mfite ikibazo rero funga umwuka nataha nimugoroba ubimubwire umubwira ati rero sheri ntabwo biri ari prank none urabona nta kamera ihari ninjye nawe hano ibintu bimeze gutya nabwo nyine nakoze amakosa ubanzije bisasire nyine nahoze amakosa sinakifungisha kubera ubwenge buke nyine umubwire kubera ubwenge ubundi si ubwo ngubwinda narayitebwe no kubera ubwenge buke ubundi bwo si ikintu dufatanyije ariko none se ko amubwiye ngo numera neza akaba yirirwa abona ubyuka ugenda yumvaga warifungishije ibyo aho ntabwo byashoboka ndetse nabikora ntabimenye ubwo rero ikibazo ni icyawe nawe ikindi ari mwebwe ntabwo bayikuye hanze umugani wawe rero mubiganireho mushaka igisubizo mana yanjye uze nawe n'ubundi biki ahubwo gusanze iyo plank ari iyawe ntanda ntwite uhabyitwara mutema amahero nirutambwira ko ari munyenesha si ukugukinisha gusa nakugisaka tenesi ubugabo bwose mvuze buri muri akukambwize kandi je navuze nikubwira nkubwira ngo izi YouTube wazanye zawe amashusho afunguraza kuri uba nkubwire urambwira siki ugira inama umuntu uzi uko yakiyahura amahero we nta soni uranyishije mana yanjye ko ngiye kwitekera akagari wacyanawe ufatiye ko amazi yabivanze yanakame uri murankora amafaranga awe sabara gusuhuza ende sabe mubwira nawe ndamusuhuza kumusuhuza ni umujinya atari ikintu agukoze warakoze ku nama nziza izihe nama si ubu uri muranyiriza ugiye kuborokaza mbona nakore uziko nakiye kongera kubwira urumve ko kiri seriye ndi seriyeze ubu ngubu ngize ikibazo nta n'undi muntu nagisha inama ntuzongere kumamagara wumva naho aba Aline ntakazongera kunyitaho ndapfuye biju ntakazongera kunyitaho bwa mbere numvise agira umuntu inama kuba yavuye ubundi arajya kugira inama ukumva aho arimo ashobora kugutera nko gusara kurushaho ariko ni ukuri ko Imana ngiriye inama nziza yabera mwakoze kunkurikira Imana ibamere umugisha munsabire biju sazankubite ceceka ariko nzi ko azanyishyura ndamwiteguye uko byagenda kose nubwo wenda abantu bandi batayibona cyangwa se bakazayibona simbizi ariko ndamwizeye nta muntu ushaka kumukorera ikintu ngo abure kutakwishyura umbabarire nese ubundi keca uramutse usanze wikoreye prank ugasanga uratwite sabe mbere yuko mbitekereza mbere yuko iyo plank iza mu mutwe oya nabanje kwipima ahubwo ndaje ndebe ko test itahindutse asubu wa mugani uko tumye mbitekereza ibaze mbikozeye abantu kundi bari ngero kuyikorera kandi reka nkubwire uziko hari umuntu wambwiye ngo nimuherekeze kwa muganga kera yarambwiye ngo nimuherekeze kwa muganga ngo hari umuntu ashaka ngo hari umuntu ngo ashaka kwaka amafaranga ngo wenda nagera kwa muganga arabona umuntu utwite ngo amuhe inkarize ngo noneho ngo aze kuzitwara ngo nyine apime aze kumushyira iyo test we yashaka kujya kwa muganga kujya yigira umuntu utwite kujya yigira umuntu utwite amuhe inkari narangiza ubundi aze kugira aze kuzikoresha tugiyeyo arazibura ariko aranambwira ati n'ubundi nanjye maze iminsi narabuze imihango bamupimye basanga ifite inda y'amezi 3 iyo message ari iya bije arama bene wacu icyo nzi cyo nagariye amayinite yanshiranye niyo mpamvu yo kuza kuma message mwakoze kunkurikira Imana ibamere umugisha.